Bene data bavandimwe, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu. Yesu ashimwe. Kandi amahoro y'Imana abe muri mwe. Nezerewe Imana w'umutima wanjye ko yandinze namwe ikabarinda, tukaba tugejeje iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu rero nifuje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Bibiliya yera, rigira riti inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Ariko hagati aho topiki tugiye kuganiraho iragira iti twubake kuri Yesu Kristu. Twubake kuri Yesu Kristu, twubake ku rutare. Nyemerere rero muvandimwe dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana, ndagusabye untege yombi maze ukure wishyira, ntukure ushyira runaka. Wirebeho, nturebe kuri runaka. Igitumye mba nkubwira ngo wirebeho nturebe kuri runaka, hari uburyo bw'amayeri menshi ya Satani akoresha igihe ijambo ry'Imana riri gutambuka mu matwi yawe, ugasanga Satani abaye hafi mu buryo bw'intekerezo zawe cyangwa se mu buryo bw'imyumvire yawe, akakumvisha ukuntu ubwo butumwa atari ubwawe, ko ibyo biri kuvugwa bitakureba ahubwo ko ari ibya runaka. Na ndetse rimwe na rimwe akaba yakongorera agira ati runaka ntabwo ibi bintu bimuziho, niwe bari kuvuga, yewe ntabwo ari wowe. Icyo gihe rero iyo uri mu iteraniro ry'abantu benshi bateranishijwe no kumva ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri ko iyo utabaye maso ushiduka watashye uko waje, kandi mu by'ukuri bitagakwiye. Ntabwo rero biba ari byo. Nagira ngo nkubwire ko Satani agira amayeri menshi kandi akora mu buryo bugiye butandukanye. Hamwe ugerageza kuyirinda ukahabera amaso, wajya kubona ukabona agutegeye mu yindi nzira cyangwa se mu buryo butari bumwe. Ubwo rero urasabwa iki? Ndasabwa iki? Kurushaho kuba maso no gutega amatwi, tukumva vuba kandi tugahorana gukenga nk'uko inzoka cyangwa se nk'uko inuma. Mwene data dusangiye urugendo ugana ku marembo afunganye, njye ugiye kukugezaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Nyemerere rero umwanya nk'uyu twicarane maze tuganire ku byerekeranye n'uko twakwitwara muri uru rugendo, cyangwa se twarushaho kwitwara neza muri uru rugendo twatangiye rugana mu bwami bw'Imana. Igituma buri munsi duhora tuvuga, ugasanga nta gucika intege,
tukagumya tukavuga, ntukagire ngo hari indi nyungu yindi twebwe nk'abavugabutumwa tuba dutegereje yo muri iyi si. Oya, ahubwo kuba ari ukugira ngo tugarure imitima ya benshi. Satani aba yaragiye akagira ingwate mu biganza bye. Tugire iyo turokora kugira ngo izagere mu bwami bw'Imana, kugira ngo dukomezanye nayo mu rugendo rugana mu bwami bw'Imana, maze tukazabana nayo mu rurembo rwera rw'amahoro. Igihe rero uzajya wumva ijambo ry'Imana rikugeraho buri gihe uri kugejeje hari umukozi w'Imana, mu by'ukuri nta kindi aba agamije, kuba ari ukugira ngo ubugingo bwawe butazarimbuka, ahubwo buzagira iherezo ryiza. Ni muri ubwo buryo rero nanjye njemwo, kugira ngo ubugingo bwawe, ubugingo bwanjye buhore burabagirana igihe cyose. Tubashe kwisuzumira hamwe, maze ibitagenda neza turusheho kubigendesha neza. Ibigaragara nk'ibizinga byaba biri ku bugingo bwacu cyangwa se ku myambaro twambaye, bikabasha gukurwaho twifashishije ijambo ry'Imana, tuyobewemo n'Umwuka Wera udufasha mu buzima tubayemo bwa buri munsi bwo muri iyi si. Kandi nongera kukwibutsa ko burya wowe utari wakira agakiza, ndakubwiza ukuri yuko agakiza ni isoko imara inyota abana b'Imana batangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana. Kandi nanone agakiza niryo sezerano ry'amahoro ry'abana b'Imana. Nshuti yanjye, wowe utari wakira agakiza rero, ba hafi ni ukuri we kugumya gucikanwa nawe. Ijambo rero nifuje kubagezaho ni ijambo rivuga ngo twubake kuri Yesu Kristu, twubake ku rutare. Niyo topiki tugiye kuganiraho. Mwene data, dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana. Muri no minsi hari ikintu kiri kugaragara kuri bamwe, ubona ko kitari cyiza, cyane cyane ku bantu bahamagariwe gukorera Imana. Iki kintu kigaragara ku bantu bamwe na bamwe, iyo ugiye kwitegereza cyane ukagenzura, usanga 70% niko numva nge nabigereranya, bikunze kugaruka ku bantu bamaze igihe kirekire by'uru rugendo rugana mu bwami bw'Imana. Niba nabita nk'ibigugu, sinzi uko nabita. Muvandimwe, kuba umaze igihe kirekire, kuba warakiriye agakiza kera, kuba waratangiye urugendo, ukaba umaze imyaka myinshi by'uru rugendo, ntabwo bivuze ko
udakwiriye kwirara. Iyo ugize kwirara bikuviramo gusinzira, aho hantu Satani arahakurasira. Ntago mu by'Imana umuntu yirara. Uru rugendo twatangiye rugana mu bwami bw'Imana, nta muntu, nta mukristo wirara cyangwa se ngo yumve ko ari umutarama. Iyo ugizemo kwirara Satani arakurasira. Iyo ugizemo gushaka kwifata nk'umuhanga mu by'Imana cyangwa se kwifata nk'umuntu umaze igihe kirekire mu by'Imana, nshuti yanjye, Satani agushyira target kandi akaguhamya. Nta muhanga mu by'Imana, kuko uko bwije n'uko bukeye bihora bihindagurika. Imikorere ya Satani ihora ihindagurika, niko Satani nawe buri kanya bakurasa. Ube rero waratangira urugendo muri 59 cyangwa se wararutangiye muri 90 cyangwa wararutangiye mu 2024 ariyo duhagazemo. Nshuti yanjye, mwese mukwiriye kurushaho kuba maso, mukirinda kimwe, kuko umwanzi uturwanya n'umwe kandi aduhiga amanywa n'ijoro. Satani ntabwo asinziriye, Satani ntabwo aryama. Hari abantu mu murimo w'Imana, mu itorero ry'Imana, bubatse ku bandi. Ugasanga umukristo runaka yubatse ku wundi mukristo umunyamasengesho runaka, ngo uriya mukristo, uriya munyamasengesho ataje gusenga kuko azwiho impano y'ubuhanuzi n'iy'uburondozi, atabonetse mu iteraniro cyangwa mu cyumba runaka, ntabwo njyewe nanjye najya guterana muri iryo teraniro, kuko uriya mwene data ngo iyo yasenze, iyo yabonetse mu iteraniro, njyewe ndafashwa. Kandi ikindi arampanurira. Iyo ampanuriye rero nibwo mba numva njyewe iteraniro riba ryagenze neza. Ugasanga wowe wubatse kuri uriya muntu atateranye, ngo ntabwo waterana, umugenderaho igihe cyose. Undi muntu ukabona yubatse kuri mwarimu runaka, noneho yubatse kuri mwarimu runaka, mwarimu atabonetse mu iteraniro ngo abe uyobora iteraniro, njyewe ntabwo mfashwa. Ubwo mwarimu yasibye atabonetse, nanjye ntabwo nibujye gusenga. Nshuti yanjye, mwene data, uyu muntu uri kubakaho, ndakwibutsa ko yambaye inyama n'amaraso. Ni umuntu nkawe, kandi Satani nawe aramuhiga nk'uko aguhiga, cyane ko noneho wafite impano ziruta izawe, cyane ko noneho wafite inshingano mu itorero ry'Imana. Urya Satani amurwanya cyane. Ibi nkubwira ndabizi, kuko nanjye mbyiyiziho, n'abandi bahanuzi babikubwira.
umuntu nk'uwo Satani amurwanya cyane kuruta uko wowe wibereye indani Satani akurwanya. Uriya munyempano Satani aramuhiga cyane, kuko azikoresha akura abantu kwa Satani abazana ku Mana. Icyo gihe rero ukuntu yahigwa, ibitero bimugabaho Satani amugabaho, ntabwo ari nk'ibyo wowe agugabaho wibereye hariya witurije n'impano ufite muri wowe zitazatangira gukora. Ntabwo Satani yabarwanya kimwe. Hari umudugudu umwe wari ufite mwarimu wari uwuyoboye, noneho uyu mwarimu, ubwo nimvuga mwarimu ni mwarimu w'itorero, ntabwo ari mwarimu wo mu ishuri risanzwe primaire secondaire kuzamuka, oya, ni mwarimu w'itorero. Turi ku ruhande rw'iby'Imana, ntabwo turi ku ruhande rw'ibya Kayizari. Unyemerere unyumve neza, ntubivanga ukundi. Turi ku ruhande rwo kuvuga iby'Imana. N'ibya Kayizari nibigera nabyo tuzabivugaho, kuko turi muri iyi si, byose birakenerwa, kandi ku ruhande rw'umuntu biramufasha, biramwuzuzanya. Murahari ko? Nimukomere. Mwene data muvandimwe, uyu mwarimu wo ku rusengero yari afite abantu benshi bamwubatseho, bamugenderaho. Haje kubaho gahunda imwe yo kuba wa mwarimu bamuhindurira umudugudu, baramwimura bamujyana ku wundi mudugudu, bamujyana mu yindi paruwasi. Ba bantu bari bamwubatseho, b'abakristo bari bamwubatseho, batangiye gucika intege zo kuza gusenga. Abenshi muri bo rwose amasengesho yo mu mibyizi ntibagize bongera kuyabonekamo, amateraniro ku cyumweru bacike, ahubwo batangira kujya bajya gusengera ahantu bamwimuriye, baramukurikira mpaka bamusangayo. Noneho igihe kimwe uyu mwarimu Satani yakomeje kumushyira mu gipimo, amurasaho ibitero bitandukanye, amugabaho ibitero bitandukanye. Maze rero igihe kigeze, wa mugabo aragwa ava mu byizerwa. Ba bantu bose bari bamuri inyuma, bari bamwubatseho, inshuti yanjye, nabo mu mitima yabo baraguye. Ntago bagwiriye rimwe nk'uko nawe yaguye, ariko bagiye bagwa gake gake mu mitima yabo. Abenshi muri bo bagwiriye rimwe. Intwari zari muri bo zatangiye kuzamura amasengesho zimusengera, kugira ngo Imana yongere imugarure, na ndetse bakora iby'ubutwari, batera intambwe bajya kumusura, bongera kumuganiriza ibyo mu rurembo rwera, bamukumbuza iby'i Yerusalemu nshya. Ariko kuko Satani yari yamushegeshe, yabyumvaga atabyumva. Ubwo butumwa bwiza yabwumvaga atabwumva.
nshuti yanjye mwene data,